Bene data muri Kristo, bavandimwe kandi inshuti zanjye, abo duhuriye kuri urubuga Inkomoko y'Indirimbo TV, mbaramukije mu izina ry'Umwami n'Umukiza wacu Yesu Kristo. Nitwa Pastor Kayijuka Emmanuel, nejejwe n'umwanya mbonye wo kuganira namwe ku nkomoko y'indirimbo y'Ijana na 44 mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana, izo bakunze kwita indirimbo z'Abaprotestani. Dusenga Imana. Mana yacu, turagushimira cyane urukundo wadukunze, urukundo rwatumye wohereza umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo gupfira ku musaraba kugira ngo tutarimbuka tuzize ibyaha byacu. Vuga natwe turumva, dutegereje icyo utubwira. Tubisagiye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Indirimbo y'Ijana na 44 mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana yitwa ngo Yesu ndagukunda cyane. Mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana aricyo cy'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi mu Rwanda ni nimero 62. Mu gitabo cy'indirimbo z'Abaprotestani b'i Burundi ni nimero 144. Iyi ndirimbo iboneka kandi no mu Cyongereza mu bitabo Golden Bells nimero 461 na Tabernacles Hymns nimero 299. Iboneka kandi no mu Gifaransa mu gitabo cyitwa Sur les ailes de la foi nimero 603. Wahimbye amagambo y'indirimbo ni uwitwa William Ralph Favastone. Amagambo y'indirimbo yayanditse ari igisigo, amaze imyaka 16 avutse, ubwo yarakimara kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza we. William yoherereje nyirasenge wari utuye Los Angeles muri California muri Amerika icyo gisigo cyanditswe n'intoki, maze nyirasenge uwo acyandikisha ku mashini. Ntabwo havugwa ibintu byinshi kuri William uretse ko yavukiye muri Canada, Montreal mu ntara ya Quebec, tariki ya 23 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'1846, agatabaruka itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1873. Yari akiri muto, afite imyaka 27 y'amavuko gusa. We n'ababyeyi be babanagaho i Montreal basengera mu itorero ry'Abamethodiste rimwe ryatangiwe na John Wesley mu Bwongereza. Ijwi ry'indirimbo y'Ijana na 44 dukoresha ubu ryahimbwe n'uwitwa Adoniram Judson Gordon. Gordon uwo yavutse ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1836. Yavukiye muri Amerika ahitwa New Hampton. Gordon yatabarutse ari Boston muri Amerika ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'1895. Gordon yakurikiye amasomo muri kaminuza yitwa Brown University no mu ishuri ry'iyobokamana rya Newton. Gordon yarobanuriwe umurimo w'ubupasitori mu itorero ry'Ababatista mu mwaka w'1863. Yakoze umurimo w'Imana muri Jamaica Plain, Massachusetts no muri Boston. Yabaye n'umuyobozi w'ikinyamakuru cy'iryo torero yasengeragamo mu mwaka w'1871 n'umwaka w'1872. Gordon yabonye indirimbo ifite ijwi bari barihaye mbere, yumva ritamushimishije, nibwo yiyemeje guhimba iri jwi dukoresha muri iki gihe. Atararihimba ariko yabanje gufata igihe cyo kwihererana n'Imana, ayisaba kumuyobora ngo abone ijwi ryiza
rikwiranye n'amagambo y'indirimbo. Yararibonye koko iyi ndirimbo ifite ijwi ryiza. Iyo uyiririmbye mu ijwi ukurikije amanota ari mu gitabo maze ukayahuza n'amagambo, wumva mu mutima wawe hari ikintu kirushaho kuguhuza n'umukiza wakwitangiye. William wanditse umuvugo wavuyemo iyi ndirimbo yakundiye Imana ko ariyo yabanje kumukunda bwa mbere. Nibyo Yohana yavuze mu rwandiko rwe rwa mbere igice cya 4 umurongo wa 19 agira ati turayikunda kuko yabanje kudukunda. Muri ibiri ijambo ry'Imana haravuga ngo igituma dukunda nuko Imana yabanje kudukunda. No kuvuga ngo kwaba gukunda Imana cyangwa gukunda abantu ndetse no gukunda ibyo yarimwe tubyumva kandi tubishobozwa n'urukundo Imana yadukunze. Igice cya mbere cy'indirimbo William yahimbye amagambo yerekana ko yihaye Imana rwose kandi ko ingeso ze zose yiyemeje kuzanga uko zingana, ndetse yavuze ko agiye gukunda uwo mukiza kuruta ikindi gihe cyose yamukunze. Ati Yesu ndagukunda cyane ndakwihaye, nzinutswe uko ibyaha byanjye binezeza. Mucunguzi wanjye Yesu nyiri ubuntu bwose, ntabwo nigeze ngukunda uko ngukunda. Mbese nawe urimo kunyumva, hari ubwo wigeze ufata icyemezo cyo gusaba Yesu kugira ngo agufashe kwanga ingeso mbi? Mbese urukundo ukunda Yesu rurushaho gukura umunsi ku munsi cyangwa ruragabanuka? Mu gice cya kabiri William yasubiye kuri ya magambo muri Yohana igice cya 4 umurongo wa 19 agira ati ngukunze nkwitura urwo wankunze kera, unyigura igorogota ntakwiriye, ukundiye amahwa wanyambariye ku mutwe, ntabwo nigeze ngukunda uko ngukunda. Hariho abantu bamwe bafata icyemezo cyo gukunda Yesu ariko hanyuma bagasubira inyuma. Bamwe babiterwa no kwibwira ko baba baribeshye mu kurikira Yesu, bagasubira inyuma babitewe n'inyigisho mbi bahura nazo. Abandi basubira inyuma kubera ibishuko bibagusha mu byaha bakananirwa kubyihana. Abandi babiterwa n'ibihendo by'iyi si bikamera nka wa mugani ngo mpemuke ndamuke. Iyo usubiye inyuma rero uba wararuhiye ubusa. Igihe cyose waba warakurikiye Yesu kikaba imfabusa kandi wari hafi kurangiza urugendo. Pawulo nawe wari waramaramaje gukurikira Yesu uko ibintu byabimeze kose, arihanangiriza abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wabo ngo be gusubira inyuma. Mu Bagalatiya igice cya 3 umurongo wa 9 aragira ati nimukarambirwe gukora ibyiza kuko nitudacogora tuzasarura igihe kigeze. William yiyemeje gukurikira Yesu kugeza igihe azapfira. Arabivuga mu gice cya 3 cy'iyi ndirimbo agira ati nzahora ngukunda Yesu iteka ryose, ngihumeka nje ndirimba ishimwe ryawe, ningera mu rupfu nabwo nzagushima nti ntabwo nigeze ngukunda uko ngukunda. Urupfu rutera ubwoba. Umugisha abantu b'Imana tugira nuko tuzi ko Yesu yarunesheje. Na Sitefano yararunesheje cyagiye yemeye ko bamwicisha amabuye. Hari n'abandi benshi tubona muri Bibiliya barunesheje, ndetse hari n'abandi tuzi ubuhamya bwabo. Muri bo harimo abemeye gupfira no gupfana n'abandi mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Kubwo kudacogora, William yari afite ibyiringiro by'ahazaza. Yizeraga ko azagera aho Yesu yamuteguriye. Wowe unteze amatwi rero, nishimiye kukumenyesha ko ushonje uhishiwe. Nubwo muri iyi si waba utagira aho uba, Yesu yaguteguriye inzu nziza mu bwami bwa Data mu ijuru. Ibyo byiringiro nibyo byateraga William kuvuga ko azahora ashima Imana iteka ryose. Nubwo wahura n'ingorane,
jya usaba Yesu agushoboze gutsinda. Twisunge Yesu uwanesheje, natwe abidushoboze, kugira ngo amaherezo tuzafatanye na William kwambikwa ikamba ry'abanesheje. Mu gice cya 4 cy'indirimbo, William aravuga ati, ningera mu rugo rwa so Mwami Yesu, nzajya mpaguhamiriza iteka ryose. Nkwikubise imbere nzagusinyiza nti, ntabwo nigeze ngukunda uko ngukunda ubu. William yari afite ibyiringiro mu Mana, ibyiringiro bitanyeganyega, kuko yari yarasobanukiwe n'urukundo Imana yamukunze. Atwibutsa ubuhamya bwa Pawulo agira ati, nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 13. Pawulo arahamya ko uramutse wisunze Yesu nta cyagucogoza. Nubwo warwara ukaremba, ntiwasubira inyuma ngo ujye gushakira agakiza aho katari. Nubwo wakena, ntiwakwiheba ngo uhemuke, kuko uba uhora wibuka amasezerano y'Imana. Wibuke kandi ko Uwiteka ari umwungeri wacu, nk'uko Dawidi abitwibutsa muri Zaburi ya 23. Iyo Zaburi tujye duhora tuyizirikana, tuyifate mu mutwe, kandi abafite abana bayibigishe, nabo bayifate mu mutwe. Ibigeragezo n'ingorane byigisha umuntu w'Imana, ndetse bikamukoza. Hari umuntu wavuze ati, imigisha isoromwa ku giti cy'imiruho. Yakobo mu gice cya 1 umurongo wa 12 aravuga ati, hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo ritangirika. Kugira ngo ducungurwe, Yesu yemeye umusaraba ku bwacu. Muvandimwe nawe mushiki wanjye uteze amatwi iki kiganiro, wowe nanjye twari dukwiriye gufata icyemezo nk'icyo William yafashe, icyemezo cyo gukunda uwabanje kudukunda, akisiga ubusa, akigira umugaragu, ndetse umugaragu w'imbata. William yari umusore, ahuye na Yesu aramukunda. Nyirasenge yabonye amagambo y'igisigo cya William, yandika ku buryo ubwo buhamya bukwira hose. Gordon yabonye icyo gisigo agihimbamo indirimbo yakunzwe cyane, ndetse agishakira n'ijwi n'uyu munsi rigikunzwe cyane. Abo bose batandukanye mu myaka y'ubukuru, batandukanye ku mirimo bakoraga, batandukanye ku matorero basengeragamo, bagiye bahamya Yesu bamenye, bagira bati, Yesu, ntabwo nigeze ngukunda uko ngukunda. Witinya uvuga ngo ntiwabishobora, uwagupfiriye yiteguye kugushoboza. Ni Yesu umuzabibu w'ukuri, natwe turi amashami. Icyo twakora gusa ni ukumwiyegurira no kumusaba kudushoboza gushyira mu bikorwa icyemezo twafashe cyo kumukunda no gusa nawe, maze tukavuga tuti, ntabwo nigeze ngukunda uko ngukunda ubu. Senga Imana. Mana Data, turakwereka abantu bose banarijwe mu rugendo rwo kujya mu ijuru n'ibibazo n'ingorane bahura nabyo, kugira ngo Umwuka Wera abashoboze kwihangana. Bihangane kugeza igihe bazagera mu ijuru, aho Yesu yagiye kubategurira, maze bageze mu ijuru bakazifatanya n'abandi kuririmba bati, Yesu, ntabwo nigeze ngukunda uko ngukunda. Tubisabye mu izina rya Yesu, umwami kandi umucunguzi wacu. Amina. Imana iduhane imigisha yayo. Murakoze.